inzira hano bakwiye telefone imbere abantu barimo bazamuka kugira ngo bace ku mpande vuba bihuse kugira ngo bataza kugira ibyo bahungabanya. Bakomeza kubera hariya kugira ngo nicyo cyaduteranyirije aha ngaha. Niyo mpamvu rero nta mwanya wo gupfa tugomba gupfusha ubusa kandi natwe tugomba kwihera amaso y'ubukwe bwa mugenzi wacu iduteranyirije aha ngaha. Bandi, kubura warakaye fana. Ari arakaye. Elia, uri mu patience. Afande lise. Smart kabisa. Muita muito ficar no mundo, não. Basabye abayobozi bakuru bose bari hano kugira ngo berekere hariya ndetse n'abakuru b'itorero baba bari hano kugira ngo bahagarareho bagenzi babo bari hariya.
wikaze zimbaga z'abana zateraniye hano mu ngendo nziza Imana ikomeze kugumisha. Wanga amaso birimo kubera hano kugira ngo nawe nta muntu bitanejeje ukuri Imana twese banurisha. Abayobozi bakuru ngiye kubasuhuza ibyubahiro byanyu kandi nkabacanga kugira ngo ngire ibyo mbasaba kandi munkundiye munyemerere. Mwiriwe neza, nitwa Ruke Dusenge Ronari, akaba ari jyewe muri aka kanya ugiriwe icyizere cyo kugira ngo nze gusaba uburenganzira bw'ibikorwa byose bigiye kubera aha ngaha. Nk'uko bamwe muri mwe babizi, igikorwa icyo ari cyo cyose kigiye gukorwa n'urugaga rw'urubyiruko rw'Abadiventiste kibanza gusabirwa uburenganzira. Dukore igikorwa cy'imyiyereko igiye kubera aha ngaha mu bukwe bwa mugenzi wacu. Mu minota mike muramusome nyemereye twenda tukayikoresha murakoze. Murakoze abayobozi. Bati iminota tuguhaye ni mikeya kandi muyikoreshe neza mu gihe gikwiriye. Murakoze cyane. Akaba ari umutwe w'abana batoya bari muri avanturier, akaba rero ari abo batangiye mu ngendo nziza z'abana. Ntekereza yuko abantu bari hano rwose mujye murushaho guca ku maso kandi muzi aho tubasaba muze kugikora rwose. Bati rero rwose muvandimwe wacu umuyobozi wacu wabaye natwe igihe kinini, niyo mpamvu rero twaje kubana nawe aho ngaha kandi tugira ngo twishimane nawe. Bati babyeyi turabashuje, bayobozi namwe turabashuje, Imana ikomeze kubaha umugisha. Imana ibahe umugisha abana beza, ni ukuri rwose twabishimiye. Iyo abana babapepera namwe mukabapepera nta kintu bitwaye, kandi n'amashyi aremewe aha ngaha, nta kibazo gushimira abana. Ni ibintu byiza kugira ngo abana barusheho kunezerwa nuko natwe babona ko tubishimiye. Mumera abana amashyi. Murakoze bana beza. Bati ntabwo ari ibyo twiza byonyine, dufite n'izindi ngendo tugendamo nziza cyane. Mumera abana amashyi rwose. Si ibyo byonyine twiga, dufite imyitozo myinshi twiga, ariko tuyibahaye aka kanya ntabwo twava aha ngaha. Bana beza rero, ni ukuri murakoze mugize neza. Imana ikomeze kubaha umugisha. Mumera abana amashyi. Dukurikijeho ikindi cyiciro cy'abakuru babo. Pasipanta arahiye none.
bakaba bayobowe na kapiteni Alliance. Aba ni bakuru bari abavuyeho. Aba rero bafite byinshi baba bafite bagiye kubitwereka nabo mu gihe gitoya. Ari byiza. Mumera abana amashyi. Mashimire rwose. Urabona ko aba bafite byinshi. Ntekereza yuko nabo baba bafite ibintu byinshi bateguye, ariko igihe twahawe natekereza icyo basabye kiregereje, murabyihanganira. Bati rero bayobozi, abamama bacu n'ababyeyi bacu, namwe turabashuje. Imana ikomeze kubaha umugisha. Mumena abana amashyi. Bana beza, murakoze. Imana ikomeze kubaha umugisha kandi mugize neza. Nukuri n'ubutaha twishimiye kuzababona. Reka rero dusabe dusengera umwana kugira ngo akomeze mu ngendo ze nziza akora igikwiye. Ndatekereza ko iminota mwampaye mubikoresheje neza kandi rwose murakoze ko nanjye nubahirije gahunda. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Mumere amashyi by'ubusenge. Ndatekereza yuko igihe twamuhaye gikoresheje neza ndetse n'abana batoya, namwe rwose Imana ibahe umugisha. Murakoze bana kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Usanga batizera aho ndamuha ibishaka Elise. Ibishaka Elise, tambuka ushyikire umugeni wawe.
ucumuye wowe Elize ujye umubonera akanya urakoze. Hari ikindi mu gihe mwakoze gahunda yo kuganira, hari ikindi mudakwiriye kwibagirwa. Mutege amatwi kuko mudakwiriye rwose kukibagirwa na buhoro. Mujye muganira uburyo gahunda z'umutungo wanyu mukwiriye kuwutwara neza. Ntawe ukwiriye kwigira kuvuga ngo arabizi niwe wabikora wenyine, ahubwo mubiganire kandi marayika wo mu ijuru azabarira. Mbwira abasore n'inkumi turi kumwe aha ngaha ndetse n'abagabo mu byumva, mbere yo kuza ku basore n'inkumi mbanze mbwira abagabo n'abagore yuko amakosa yose umuntu yabasha gukora mu rugo yahabwa imbabazi mu buryo bworoshye, ariko ikosa ryo guca inyuma uwo mwashakanye ukamusanganiraho ni nko kumutera inkota mu mutima. Mwese Imana izabibarinde. Mu gihe bagifatanye mu biganza kandi bakaba bamaze gukora amasezerano, natwe tukaba tumaze kubasabira ku Imana. Nanjye umugabura w'ubutumwa bwiza Pastor Hatangimana Robert, kubw'uburenganzira mpabwa n'itorero ryacu Baptiste w'umunsi wa karindwi ndetse n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda, mpamije ko uhereye nonaha Elize abaye umugabo wa Rahabu, kandi mpamije ko uhereye nonaha Rahabu nawe abaye umugore wa Elize. Rero icyo Imana ifatanyije ubuntu ntabwo gitandukanye. Elize aratemeye n'ukumwe umutware, ni isezerano ryawe n'ukuza kutwakaza, uzakumure bizakubitorere kandi ubizirikane rero umutekereze. Uramenye ntuzigere umubabaza, uramenye ntazigere yamuka, uramenye ntuzizurura umukozi zamukumvakaza. Muri uno mwanya noneho dusabe mwene data Elize mu cyubahiro Imana imushyizemo atugaragarize umugeni Imana yacu imuhaye. Mukiza geze hafi, Yesu umukozi wanjye yazanywe no guhebura, mwese nimumuze
ubwo bagiye muno mwanya guhindukira hanyuma rero murebe umugeni mwiza Imana ihaye mwene data yize. Noneho rero ndavuga ngo Imana ni nziza kandi ibihe byose. Haleluya, haleluya, amen. Bati bafata amafoto biteguye rero, yego ubwo noneho muri uno mwanya ubwo murakoze cyane. Reka rero muri uno mwanya kuko bubatse urugo vuba, ni byiza ko igihe Ahabu yaba atari kumwe na Elize ariko bari kumwe ku mutima, ntidukeneye ko hazagira uwibeshya kuri Ahabu cyangwa se akibeshya kuri Elize. Niyo mpamvu bagiye kwambikana impeta y'ubudashira, ariko ya mpeta nanone izabure buri wese ku mutima we. Shimusi nakweneye nami Yesu mukiza cyane n'umutima ndabizi binezeza Imana yacu ni haguke. Ubu rero noneho bagiye kutugaragariza ko batazasigana mu buzima, kandi nta nubwo bazasigana, ahubwo bazafatanya. Niyo mpamvu bagiye gutera intambwe bakajya kutwereka uko bazafatanya mu buzima bwacu. Kubaho mu buzima ni ugufatanya. Buri wese yamurikaga umuco we, buri wese afite ubuzima bwe bwite, ariko noneho bazamurika umuco wabo, tuzafatanya muri byose. Muri uko gufatanya umugabo azaba umwana. Bongere bagaruke mu mwanya wabo, ubwo bamaze kutugaragariza byiza cyane uko bazafatanya. Bateguye igikoni cyiza, abayobozi bakuru ubishinzwe naza kugera hafi, naza kumwegereza uruvugiro maze ubundi aze kutuburira abageni. Nze gusaba n'abakobwa beza bakiriza iwacu baze kuba hafi bakiri, dukomeze dutarame mu Rwanda joro n'umugendajoro. Ubuyobozi bukuru rero
gusa uyu ni umwihariko w'abayobozi. Elize arafata urutamye rwa kinyarwanda agakata umutsima wa kinyarwanda yitonze ati mukunzi wanjye rwose iri ni ry'abayobozi kandi nawe umuyobozi wanjye ati kata witonze kandi utuze. Elize rwose reka tugufashe nk'abayobozi bagenzi twari tugaragiye. Barakoze cyane hari uko babigenza barakomeza bakarasa uruti bamaze kwegerezwa urutamye maze uwo mutsima mwiza bagiye gutwaramo amarobe aza kudukwira twese dutarame twumva ikobe n'ikondera twumva urukari ndetse n'urukatsa twumva inyama nk'abashakamba batigirwa mu rugi. Arabanza akaryaho raryoshye bamukikije yaryoha mu budasigaza ariko akibuka ko afite umugore we umugore nyamugore usobanutse kandi usa n'amasimbi ya karisimbi. baramuha impanuro abayobozi bakuru baramuhaye impanuro bati ko turi mwiza twashigiye mu ntambara ariko tuzarasanira ku ruhembe rw'imbere tuzatubuza gutsinda ko rituzwa n'imfizi bya ruko byagiye aha na divayi nziza Elize arabanza amubwira ko i Burera n'ubundi haba umutobe mwiza ukomoka ku giti cyaho cyitwa mu gifu. Hari uko babigenza kugira ngo barakoze muraza kudukundira tubashimire Elize na madamu amasaha arasoma dusanga muze kunyemerera maze dushimire abayobozi bakuru baturutse mu mafiridi atandukanye. tuze ko mu nzira Elize na madamu twebwe dukomeze umunezero iwacu. Marene na Pare barakomeza kuba hafi hari uko babigenza. Hanyuma rero bagiye kubegereza igikoresho cyabugenewe maze duteke ibishe. hari uko babigenza rero mukigera mu gikoni muhasanze abacuzi n'abakomerizi muhasanze rero abasongozi n'abahereza muze kudukundira murabona ko ari abahanga mubaciriza amashini muzi ku bufatanye bwiza. aba ari abasore beza basobanutse kandi bakomoka mu gize kurwiza batishyuza amasengesho ye. hari uko babigenza rero amashyiga yo ni 3 ya kinyarwanda igikoni ni icya kinyarwanda ubusirimu ni ubwa Elize na Rahabu. hari ukuntu babigenza rero bagacesha inkera y'igitaramo gusumbyaho baraza gucana bishe ubegereza ubutamye baze gutororamo amarobe adukwira twese dutarame mu buryo bwiza kandi bwa gihanga. murabona rero ko murabona ko rero hari ukuntu babigenza. Elize ati nanjye agira ubusirimu bwinshi imirimo ikorerwa mu gikoni namwe mbona uko igenzwa. barakoze cyane. babaho urutamye baturoberemo amarobe aza kudukwira twese. hari uko babigenza bacishamo bakamwenyura. hari abantu nabonye muri iki gitaramo kumwenyura bigora. umuntu biza kugora ni ijambo rimwe ry'igifaransa 676 uramwenyura n'ubwo utabishaka.
hanyuma ubundi twebwe tukizihirwa tugasiga tugasakuza tugasenga tugasabana tukaza kwisanga ari isambu y'ibyiza gusa. Reka tubashimire bize n'abadamu murakoze ruhangwa mboni pare yongera abanzeyo murakoze cyane ubisigira abasongozi n'abahereza mu birekera abacuzi n'abakumiriza. muze gutambuka paraze kudukundira abanzeyo barene nawe araza kuza nyuma yaho pare atambuka bamukurikira abariho bapanze imipangu bakaba banyamwizihirwa n'inkindu mu gitaramo cy'abahizi dutambuka twemye. Mubyeyi rero Emile nakomeje kwishongora bamwe bagatekereza ko ari igihe mukuru ahangaha ariko oya ahubwo data rwatanga mu watanyaga uburyo badatumuje yatambitse inkoni mu nzira igihe twari mu gitaramo cy'umuryango tugenderewe n'imfura ereza tuzanira umwiza umwari mwiza utamwasa n'amasimbi ya Karisimbi ukomoka mu gisekuru kizima cy'isunda amasengesho bageze kuri ruhanga mboni muraza kumwumvira twese dutuze maze twakire